What's up my beloved people? Hi, muraho neza ubukunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Uzisi muri filime yacu Inzira y'Umusaraba, nyuma yuko Anita acitse umutego wa Fabiola na Ari bari bashaka kumukuriramo inda, uyu Anita akaba yongeye kubona amahirwe yo guhura n'umugabo we Emile. Muri filime yacu Inzira y'Umusaraba ibintu bihinduye isura ndetse na tiriki zikomeje kwiyongera. Bikomeje kugenda bibera muri iyi filime, bikomeje kugenda bigaragaza ko nyuma yuko Fabiola asebye ndetse na Ari agaseba, bikomeje kugenda bigaragara ko aba bose bashobora kwiyahura kuko bari bahuriye mu mugambi mubi wo kugambanira Anita kugira ngo babashe kuba bamukuriramo inda, hanyuma uyu Ari ahite afata Anita amujyane muri UK cyangwa se mu Bwongereza. Ibyo byose Ari ndetse na Fabiola bari bakomeje kugenda bapanga. Anita yari yabashije kuba yabimenya kare, atangira kubakoza isoni, atangira kubasebya, aho ibi byose Fabiola yagiye abikora, agafata umuti cyangwa se uburozi akabushira muri fanta ayijyanira Anita, naho kumbe ibyo byose Anita yari yamaze kubimenya kare, birangira asebeje Fabiola. Hari nabyo bikomeje kugenda bigaragara ko uyu Fabiola ashobora kwiyahura. Guys, ibikomeje kugenda bibera muri filime yacu Inzira y'Umusaraba nibyo abantu bari bakomeje kugenda bibazaho cyane, bibaza uburyo uyu Anita azongera guhura n'umugabo we Emile, inzira bizacamo. Ariko ngira ngo mwabibonye ko umuntu bita Rugema yatekereje kuri rikodi yahaye Kamarade na Emile, uburyo bamutocarinze bagatangira kumurikodinga ababwira ibyaha byose n'ubugambanyi yagiye akorera umuryango wo kwa Iribagiza, uburyo yaroze mama Iribagiza. Ibyo byose Rugema yabyibutse, ahitamo gufata icyemezo cyo kuganiriza Anita kuko ari ufite ubushobozi bwo kugenda akaba yamuzanira telefone ya Emile irimo ayo mabanga yose, irimo iyo rikodi, ubundi akabasha kuba yatsibanganya ibimenyetso byose bishobora kuzamushinja igihe yaba ageze mu rukiko. Guys, nyuma yuko Rugema yari yakomeje kugenda aganira na Anita kuri iyo dosiye, uyu Anita byaje kurangira yemereye papa we Rugema ko agiye kugenda agasubira mu rugo k'umugabo we Emile kugira ngo abone uburyo ari buze gukoresha amuzanire iyo telefone ya Emile. Ibi ngibi Anita yabyemeye mu buryo bwo kugira ngo bamurekure yongere yisubirire mu rugo, yongere yisangire umugabo we Emile, ariko iyo telefone atazayizana. Abantu benshi bari bakomeje kugenda batekereza ko uyu Anita ashobora kuzazana iyi telefone cyangwa se ashobora kongera kubura amahirwe yo gusubirana n'umugabo we Emile, ariko ibyo byose ndagira ngo mbabwire ko byamaze kuba byakemuka. Ndagira ngo mbabwire ko Emile na Anita bongeye gutsinda icumutwe. Ubugambanyi bwo kwa Rugema bwongeye kuba bwafeyiringa. Imipango yose bari bafite kuri Anita yongeye kuba yabapfubana. Uyu Anita yamaze kongera guhura n'umukunzi we Emile, ibintu bimeze neza. Naho umuntu bita Ari, impamvu tubabwira ko ashobora no kwiyahura nuko yari yaramaze kwemerera Fabiola amafaranga yose ashoboka kugira ngo be bafatanya kugambanira Anita bamukuriremo inda. Uyu Fabiola nawe akabyemera, akemera kugambanira uwo twakita nk'umwana we Anita. Ariko ibyo byose bikaba iby'ubusa kuko Anita yari yamaze kuba abimenya nyuma yuko diro ya Isimbi yanze, aho Isimbi yijyaniye na Paul. Uyu Ari shuwa yari asigaranye yari shuwa ya Anita yonyine, none nayo ibashije kuba yamupfubana, bibashije kuba byagorana. Uyu Ari diro yamukuye mu Bwongereza, diro yamukuye UK, akaza mu Rwanda ajya gufata Anita, bikaza kurangira byanze, yagerageza no kuri Isimbi bikanga. Ibyo byose bikomeje kugenda bigaragara ko uyu Ari akomeje kubura byose nk'ingati imennye. Mu byamuzanye byose nta na kimwe cyagezweho, ari no mpamvu ashobora kwiyahura cyangwa se akaba yakora ibintu bibi cyane
muri filime yacu Inzira y'Umusaraba. Murabizi ko uyu mugabo ngo ni Ale yatakaje amafaranga menshi cyane ku muryango wa Rugema, atekereza ko bazamushingira umukobwa wabo Anita, ariko Anita we yarabyanze. Ibikomeje kugenda bibera muri filime Inzira y'Umusaraba, abantu bari bakomeje kugenda babitekereza mu bundi buryo, batekereza ko noneho ibya Anita byarangiye kuri iyi nshuro, nta kintu na kimwe afite cyo gukora, bagiye kuba bamutwara bakamutandukanya n'umukunzi we Anita. Ariko ikintu mwamenye muri ubu buzima, iteka n'iteka urukundo rwa nyarwo ntirushobora gutsindwa, always ruhora rutsinda. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragara hagati ya Emile na Anita, mu gihe Emile yari akomeje kugenda arira yo kwarika, atekereza uburyo bwose azakoresha kugira ngo abashe kuba yatabara umukunzi we Anita. Byamucanze, atakambira mabuja we, ariko ibyo byose bibashije kuba byagerwaho. Uyu Anita nawe abashije kuba yakoresha triki ze ndetse n'amahirwe yarabonye yo kumuhashuwa yo kujya kubazanira telefone ya Emile, biza kurangira yisubiriye mu rugo, yongera guhura n'umukunzi we Emile. Guys, muri filime yacu Inzira y'Umusaraba murumva ko buri kimwe cyose kigiye kugenda neza. Ibigiye gukurikiraho ni urubanza rwa mama Iribagiza ndetse na Rugema, aho uyu Rugema agiye kujyanwa mu nkiko agatangira kugenda akurikiranwaho ibyaha byose yagiye akorera umuryango wo kwaba Iribagiza, akaba yahanwa cyangwa se agatabwa muri yombi, kugira ngo ibyo byose bikomeze kugenda bikugereraho ku gihe. Uburyo ari akomeje gukorwa n'isoni, uburyo uyu mugambanyi ngo ni Fabiola nawe babashije kuba bamusebya. Ibaze kujya kuroga umuntu ugasanga yamaze kukuvumbura kare, akagusebya akagukoza isoni. Izo zose ni episode zo muri season ya 5 ya filime yacu Inzira y'Umusaraba zigiye kuba zabagiraho kugira zikugerere ku gihe. Nuko ugomba kuba warakoze subscribe ahangaha kuri Big Bless TV. Ya munsi y'iyi video gato uraza kubonaho akabuto k'umukara kanditseho subscribe, ukandeho ufungura akazogera ka mbere kuri all notification, kugira ngo episode zose zizakugereho mu ba mbere igihe cyose twaprodinze. Nanone ikindi kintu tugusaba ni ugukanda like, ni kuri ako gakumwe k'ikiganza kurebye hejuru, kandaho. Nubisoza uduhe igitekerezo cya hasi muri comment, utubwire uko ubyumva, utubwire niba uyu Anita yabashije kuba yagushimisha, kuba yabashije kuba yasimbuka iyi mitego yose Fabiola akomeje kugenda amutega, ndetse na Ale. Abantu bari bari muri uyu mupangu murabizi ko ari Ale, hagakurikiraho Fabiola, Nyirantambara ndetse na Rugema na Gatera. Aba bose bari bari mu mupangu wo kuvuga ko uyu nguyu Anita bagomba kumushingira Ale uko byagenda kose, yabyanga yabyemera. Ariko byaje kurangira ibyo byose uyu Anita abashije kuba yabatsinda, arakwepa tayari, none yamaze gusubirana n'umugabo we Emile. Guys, muri filime yacu Inzira y'Umusaraba nanone ibintu abantu bari bakomeje kugenda bibaza bikabacanga, ni uburyo izi mpuhwe za Iribagiza zari zikomeje kugenda zimukururira ibyago, aho uyu Iribagiza yarakomeje kugenda yifuza ko umwana mama we yabyaranye na Rugema bamuzana mu rugo kwa Cyusa, bakabasha kumurera nawe akagira ubuzima bwiza. Uyu mama wa Iribagiza akabyanga, akavuga ko atakongera kurera umwana yabyaranye na Rugema, ndetse na Cyusa nawe akabasha kuba yamushigikira. Ariko uyu Iribagiza agakomeza kugenda ashiramo imbaraga zose zishoboka. Ari nabyo byaje kurangira uyu Cyusa atangiye kubwira umugore we Iribagiza ko ashobora kuba yarabyaye, ari we wabyaye uyu mwana. Ibyo byose ni ibintu byari bikomeje kugenda biteza ikibazo hagati ya Cyusa ndetse na Iribagiza. Abantu bari bakomeje kugenda bibaza bati ese biraza kurangira gute?
uyu Cyusa nk'uko bigaragara yafashe icyemezo avuga ko uyu mwana atagomba kuba yagera mu rugo rwe. Guys, ibintu bikomeje kugenda bibera muri filime yacu Inzira y'Umusaraba, biragaragara nk'aho igihe kigeze kugira ngo umuryango wo kwa Rugema, yaba Nyirantambara, yaba Gatera, yaba Fabiola ndetse na Are, ubugambanyi bwose yagiye akorera Anita bujye hagaragara, batangire gukorwa n'isoni. So rero bye bye, after la vista, turakunda cyane, Imana ikomeze.